ku bantu bari baje guterana, ariko aya mashina y'Imana tuyakome cyane, ababyeyi bayivugiriza impundu. Jeko salapa ntanze promotion, buri muntu natere haleluya uko abyumva, nayitere yitere. Jeko sakota yitere yitse ela sote pela zenota wayasal. Asante ayo mashina y'Imana. Aha, izo mpundu ni izayo, ni Imana irakwiriye, usigaranye haleluya nayizamure gatatu. Tekola sakota. Mana yacu, Mana y'imbaraga nyinshi, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, mu izina rya Yesu turagushimiye. Haleluya, turagushimiye Mana, turakunezerewe kubw'aya masaha tugezemo, umunezero mwinshi mwiza dufite mu nzu yawe. Izina ryawe niryubahwe Mana, wagize neza, wagiye ugaburira ubugingo bwacu. Hari ijambo ryawe twumvise, uhimbazwe Uwiteka, kurwanirira abantu bawe niwubahwe Mwami. Ku ndirimbo twumvise, ibyo byose byafashije imitima yacu, none kubw'uyu mwanya turanezerewe. Akira icyubahiro cyawe. Haleluya, nushimwe Kristo. Ezani eta turacyanezerewe. Haleluya, komeza utugirire neza. Uyu ni umukozi wawe, arahagurutse Mwami, usanzwe umukoresha. Turakwinginze Kristo, umwuka wera namubeho cyane, umanura imbaraga z'umwuka wera zimugote, zimuzenguruke, ubwiza bwawe bubane nawe, umukoresha nk'uko wabigambiriye mu izina rya Kristo. Kuko uri Imana iri kumwe natwe, ushyigikira abantu bose bari mu nzu yawe. Mana, amatwi yacu yahe kumva, kandi kirutaho Kristo uduhe no kumvira, tubashe guhinduka, bizaduheshe kubana nawe mu bwami bwawe. Tugirire neza muri uyu mwanya, kugira ngo iri jambo ryawe riraza kutubera umutsima utumara inzara n'inyota. Turaza guhembuka, kandi umuntu wese araza kubona ibintu bihinduka. Haleluya, kuko uri Imana y'imbaraga, kandi ijambo ryawe ni rizima. Niko rivuga ngo ritubera umuhigi uhiga akavumbura, kandi riba nk'inkota ihinguranya inyama n'imisoko. Haleluya, kandi ritubera nk'inyundo ijya imena amabuye. Haleluya, Mwami Yesu, dushyigikire muri uyu mwanya mwiza. Ineza yawe hagati muri twebwe, turagushimiye tugukomeye amashyi, kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, 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 haleluya. Sawa, Imana ishimwe cyane. Byararangiye, maze kubona ko atari rye jyenyine. Ubundi ibintu biri hanze bishobora guceceka, ariko buriya wibeshye ikirunga kigatangira gututumba, kigiye kuruka bakagushuka ngo gitwikire, cyangwa se kigiye gutomboka, mbese ntiwigireyo wahura n'ibibazo. Buriya niko ibintu bitwesitayemo, byo ni ibintu biri automatically biba birimo, twebwe tumeze nk'ibisasu bigenda. Noneho rero ushobora kugicokoza. Abantu bazi ibya mine bamenye ubwenge, igihugu kikibohorwa ibisasu bicyandagaye, hakivuga ibintu bya mine rica. Hari ababikinishaga bakajya kubicokoza, bakajya kubisekurisha ibishyimbo, igisasu kikaba kicecekeye kimbere nk'iyi mikrofone, ariko ndani yake muri kimbere kiryamanuye ubumara, umuntu akajya kugishorogotora, ukajya kumenya inzu yose kirayirimbuye. Burya niko abantu dufite ibintu byo Yesu yakoze, twe tuba tugenda tumeze nk'ibisasu byigendera gusa. Ushobora kuncokoza nka kubita rero nka senkani, ukabona ndikaraze, nigize gutya, ndirese, ndireguye, utise biriya byari biki. Wowe ubicokoje gusa ibintu byari bicecetse. Hari igihe mba ngenda ukagira ngo ndi nk'umusirimu, ndi nawe gacokoza ibintu gatuma mpitamagarara. Kuko mu bantu Imana yakozemo akazi karekare, nanjye mu Rwanda ndimo. Haleluya. Mu ngingo z'ingenzi sinazabivamo, jewe namenye ubwenge nsanga mba mu kabari.
ndyama ku ntebe y'intambiko nk'iyo, igihembo cyanjye ni isambusa y'amafaranga 5 n'urwagwa. Akazi kanjye ni ukubyinira abakiriya kandi nari umuhanga mu gutsirika. Mama yari indayizwi anyigisha gutsirika, ngewe nagutsirikiraga inzoga, abantu bose bahitaga bazi wawe. Ndamenyekana rero ndamamara, hanyuma rero umutsiritsi hatari uzwi. Nari umutsiritsi uzwi, hanyuma nzi no kubyinira abakiriya. Injyaruwa nizo nari nafashe mu mutwe, hanyuma nkaziririmba. Iradiyo ivuga yitwa Tuno Disiki, nyine abo hari ibyo batazi. Aho Yesu yankuye. Banyitaga umufunga tete, umwana w'indayi. Ariko Yesu arandeba abona nkwiye kuzambara ikote mu minsi y'imibyizi. Arandeba abona nkwiye kuzaba nambaye ikote mu minsi y'imibyizi. Haleluya! Naho naturutse ndi umugabo ufite umugore n'abana 3, nababwiye ko nshesha kanguye, ndimo ndarenza imyaka 46 y'ubukure. Urabona ko kandi ndi injege, ndakomeye mu bijyanye n'ubuzima, nta ndwara nimwe ngira. Yesu yangiriye neza, ibyo bitindi ibyo nanyuzemo, amenyo yanjye asigaramo yose ndacyayafite. Baba barakubitiyemo ingumi bakayavanamo, ariko ndashima Imana ko navuye aho ngaho amenyo akirimo. Duhereze Yesu icyubahiro. Nacyo ni igitangaza buriya kuba umufunga tete imyaka irenga za 20 ari aho ngaho, intambara ziba, urwana manywa nijoro, barwana manywa nijoro, ukarokora amenyo, ukarokora amaso. Bakristo bavandimwe twe twanyuze hariya, hari ingumi, hari ibintu by'ibi, amaso kuyarokora nkaba nkiyafite, amenyo nkaba nkiyafite. Ngewe iyo nyereba ndavuga ngo iki ni igitangaza cyabaye. Kuko kandi igitangaza kimwe akari igitangaza, njya ngi wacu kwivuko ahantu bita Kamboje iruramira, njyayo nkareba abantu twabanye, abantu twikurinenganye ku ntebe, baracyahari, baracyambaye inkweto zidasa. Ku cyumweru ntibazi ko bagomba kwambara neza, ariko nge no mu minsi y'imibyizi banambaye ishuti jewe. Hanyuma uyu munsi nejejwe n'Imana kuboneka Sajemu. Ni ahantu nasengeye amasengesho menshi cyane. Jewe ndi mu bantu babaye mu rusengero igihe kirekire, kandi nejejwe n'Imana cyane ko numva bindimo. Naje naniwe, mfite umunaniro w'iminsi myinshi, ariko navugaga ngo ndashaka kugaruka mu bihe byo gusengana umunaniro. Haleluya! Ibihe byo gusengana umunaniro, ufite umwanya wo kuryama, ufite inzu nziza yo kuryamamo, ariko nkasenga mfite iki? Umunaniro. Numvaga mbishaka, rero naje mbishaka, kandi nahamagaye Pastor David nimugoroba mubwira ko mbishaka. Ntago bantumiye rwose, jewe nige witumiye, nahamagaye nabango ndumva nshaka kuza Sajemu. Hanyuma bindimo rero, ubu ni ibintu bingesitayemo, ndanezerewe kuba mpari, nta bintu byinshi, ndumva nezerewe kuba ndi mu rusengero. Mu myaka 20 maze mu rusengero, ntago ndabona rungwa nabi, amateranira ngwa neza, amasengesho ngwa neza. Haleluya! Hari ibintu nanjye naratira umuntu wanancokoza nkabivuga utamamagaye. Kuvuga ko ndi umurokore ni ibintu ngewe by'ifiyeri kuri jewe, ni ibintu by'agaciro. Kandi jewe kubera ibintu Imana yagiye inkorera, hari igihe mba ndi no mu modoka, ejo numerutse kumbaza ati noneho ko wacecetse numva ashaka gutuza, ujye ubu ngeze mu modoka mpita niha gahunda yo guhita mbabwira ijambo ry'Imana. Ko mba mbona hari abafunga tete bashobora kuba bakirimo, nkavuga na abafunga tete nabo bakeneye kumenya Yesu. Merutse kujya mu ruhango, abantu mengo ngiye mu giterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge, je nabibayemo, mbigisha akantu mukamishurira akantu abantu batinya kuvuga. Hari n'abantu tubana baranyongoreye ngo waratinyutse urabivuga. Nti naratinyutse ndabivuga. Ufite mu mutwe hatekereza waratinyutse urabivuga. Nti nabivuze ahubwo akarere kateranye. Hari icyaha nabagamo polisi dahanira. Hari ibiyobyabwenge burya polisi itagihana, itagimenya. Icyaha cyitwa masturbation, cyaha cyo kwikinisha, nta mutekano kibangamiye, nta ngumi kizakubita umuntu, ariko kishe societe gihereye ku muntu. Hanyuma ubwo butumwa ndabutanga, hanyuma buratambuka, bati ugenda mu nzira koko. Ningenda mu nzira, none se ko nabikiza? Si igitangaza cyabaye kugira ngo mfite abana 3. Nta makuru mufite. Buriya hari ibintu
abantu batinya kuvuga rimwe na rimwe kuko rimwe bazabisubiramo cyangwa se ntibazi ingaruka n'urupfu byari rubategereje iyo babigumamo. Turashimira Kristo wadukoye aho ngaho akatugira neza. Uyu munsi numvisha ko tuganira ku kintu cyitwa intwaro. Ndavuga ku ntwaro imwe, nimbona umwanya nzagaruka n'ubundi nzizana nimuhumure tukomeze tuzivuge. Bibiliya ivuga 7 ariko ni nyinshi, ariko Paul hariyo yavuzeho yo avuga ku buryo bwo gutwara intwaro. Bakristo bavandimwe, namenye impamvu ubona jewe ubona nkomeye gutya. Ubu mfi abasirikare banje b'umubiri bose bari away, bari tayari, barakora. Kandi si impamvu bakora cyane, jewe nize kubabungabunga, niga kurya, niga kwitonda. Buhari ibyo wazana ku meza simbirye. Bundi iyo ushaka ko abasirikare bawe b'umubiri bakora bakaba tayari, hari ibintu utarya, hari aho uticara, hari ibyo utavuga, hari aho umara igihe gito, hari aho wihuta. Kugira ngo babe bari tayari, bagomba kandi guhora mu myitozo, kuri refresha, bari mu myitozo kugira ngo babashe kurinda ubuzima bwa nyirawo. Naho ubundi shobora kuzashiduka ufite abasirikare bahari ariko ba nta kigenda, ba fake. Rero no mu buryo bw'umwuka birasabwa cyane yuko dufata cyane tukabakoresha imyitozo, bagahora bari tayari yo guhangana n'icyadutse cyose. Ni nayo mpamvu ubona tukiri abakristo kandi amafaranga ireme ry'ikofi Imana imaze iminsi ryongereye kuri jewe. Iba nambaye ikote mu minsi y'imibyizi ntatiye, ireme ry'ikofi ryarazamutse. Hanyuma rero iyo ireme ry'ikofi rizamutse, ubundi iyo ireme ry'ikofi rizamutse, ni bimwe mu bintu byataka, ni bimwe bizana enemy, ni bimwe bizana umwanzi mu kwataka ubugingo. Iyo umubiri utangiye gusa n'uguwe neza, enemy yaje, enemy umwanzi aba yaje. Iyo abasirikare rero baba mu buryo bw'umwuka, bahari nta myitozo, nta mbunda, cyangwa se bafite imbunda nta masasu, uwo mukristo ibyo rimwe na rimwe aratembana. Muzumva abantu bamwe bavuga ngo ibisubizo biragusha, ngo iyo urebye nabi ngo ibisubizo, ngo yaguye mu bisubizo. Njya mbibona kuko ndi mu bantu nanjye basubijwe vuba, si kenshi ireme rizamutse ntiriramara n'igihe kirekire, nkize vuba. Ariko bimwe nabonye bigoye abantu ni ugukira byombi, mu mwuka no mu mubiri ukaba umeze neza. Birasaba intwaro rero. Kadusome ijambo ry'Imana ahangaha mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso, ibice 6 turasoma n'umurongo wa 18. Tuvuge ayo magambo gakeya kandi ngushishikarize ko cyangwa se nkwibutse ko ukwiye kuba bien armé. Abyo bita mu Gifaransa ngo ni bien armé, to be armed, kuba mbese uri umutamenwa ugenda udadiye. Kadusome rero, haravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Kandi kubw'ibyo musengeshe umwuka. Harimo amagambo menshi. The reason why, kwa sababu gani? Ni kubera iki wowe ugombye kuba iyi ntwaro bagushishikarije, wa mugore we, wa mugabo we, baravuga ngo kandi kubw'ibyo. Niba hari ibyo ngibyo, hari ibyatembanye abantu, hari ibyagushije abantu, hari iterambere, hari ibyadutse, hari inyigisho, hari imirire, hari imyambarire, hari imigendere irimo. Kandi ibyo bivuze ibintu byinshi. Ngo kandi kubw'ibyo musengeshe umwuka iteka. Haleluya! Iyo ngeza ku masengesho ndanezerwa cyane. Bibiliya yavuze ngo kandi kubw'iyo mpamvu
musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga mu buryo bungahe bwinshi, kandi ku bw'ibyo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose. Mu buryo bungahe bwose. Mu mazi ni uburyo, wirije ubusa ni uburyo, n'ubu ngubu ni uburyo twakoresheje. Hari ubwo nigeze kwapurika umukobwa yambenze, njye narabenzwe, kubengwa nzi ukuntu bibabaza. Nabenzwe inshuro imwe, mbengwa inshuro ebyiri, mbengwa inshuro eshatu, mbengwa inshuro enye, ndi mu rusengero ndirimba. Harimo n'uwo narambagije aranyitegeza arambwira ngo koko, arongera arambwira ngo koko nahangeze. Incakarafu zo mu rusengero ubu zigiye kujya zibona turirimbana, zigira zitya zize kutwikotorezaho urwondo koko. Ati nawe arangirira arambwira ati koko. Arapfukama aravuga ngo mana, ni umukirisitu uriya mukobwa, ngo naragukoreye kandi nazamutse imisozi, unkize abatindi bo mu rusengero. Yavuze amagambo atatu nakunze. Yaravuze ngo mana, uzampa umugabo ufite imodoka. Arongera avuga ngo mana, uzampa umugabo ufite inzu irimo amakaro. Mana, uzandinde ubutindi navukiyemo kubushakamo. Sinabyumvaga neza, nyuma nibwo naje kubyumva neza, kuko nyuma yaramfasha arankomeza ntiyandekuye. Ati niko sha, ubu kusa uko nukumeza uko n'amashuri yawe arindwi ya primaire urareba ugasanga ufasha ubukene bw'iwacu nubwo iwawe njye numva utangamo ubuhamya, ibyo bintu ukabiteranya, urwo rugo rwazafatwa. Hey, nimuvuge ngo yavugishije ukuri. Ariko hari akandi kantu Bibiliya yavuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Haleluya! Mba nicometseho imbunda yanjye, mba ndayegereye intwaro yanjye y'amasengesho, mba ndavuze ntibyo avuze ndabona ari byo, ni ukubicungira hafi, ni ukwiyegereza. Ni gahunda, urabona niko bimeze. Ubutabazi ni ahangaha. Nanjye negera Imana rero, ndayihendahenda, ndayinginga, ndayibwira nti se Mana, ibi bintu avuze jye ntabwo ambeshyira, nta nubwo abeshya. None se herezo ry'ibi bintu ndimo navukiyemo nzabikemura bizagenda biti? Negera Imana. Iyi ntwaro umukristo wayifashe ntatembanwa n'imiyaga, kuko iyo ufashe iyi ntwaro ukegera Imana ubasha kumenya amakuru y'igikurikira ikibanjije. Yabesi Bibiliya imuvugaho ngo bamwise izina rijyanye n'amateka. Baravuga ati nyine nakubyariye mu bibazo, aho bazakubona uzabura ibibazo, n'uwo uzakora bazamenya aho nakubyariye. Yabesi ngo arangije atakambira Imana. Haleluya! Ariya amasengesho ya Yabesi niwo murongo nasomye muri Bibiliya, jewe uramfasha na usoma nkajya nigira ntyo. Yabesi ngo yabwiye Imana ngo icyambere amenya ko resources ziwabo ari nkeya, amenya ubutindi bw'iwabo. Nabwiye abantu ngo n'ubutarasobanukirwa dayimoni ziwanyu gukizwa bizakugora. Gombye kwidentifia, ukawuturayininga, ukamenya, ukatamburira kwa umbare, ukabimenyera kure, ukavuga uti jye nabibonye iwacu nta muntu wize uhavuka, iwacu ni mu rwagwa gusa, iwacu ni mu bafunga tete, iwacu aho ndimo gukizwa mva ni gutya. Gahunda rero ni ukujya mbyuka toka
Yabesi arabisobanukirwa, amenya ko iwabo akantu agapariseri kaba ari gatoya, amenya iby'iwabo, arangiraga imbere y'Imana, afatiye intwaro ngo arasenga, aravuga ati cyama Uwiteka kagura imbago yanjye. Muzi icyo bivuze kwagura imbago? Mu Cyongereza ngo ati like to increase my resources, extend my resources, extending ireme ry'ikofi yanjye. Yabesi niko yabimenye iwabo ko ikofi y'iwabo ihora izinze. Yamenye ko ireme ry'ikofi y'iwabo rihora riryamye hasi, amenye ko ntawe arenze, arasenga ngo wagure imbago zanjye, aho nkura mwami uhongere, shyiramo agatege mwami. Yibuka intambara nk'izabaga iwacu mu minsi mike mama yabanye na papa, bararwanaga, hariho umunsi banarwanaga bari baryamye ugahita babyuka, intambara igahita itangira bundi bushyashya. Ubwo ibyago byanjye nkaba ndabyutse mbakurikiye, umusaza akaba arahindukiye ambanduye y'umugongo, ubwo nkarara ukubiri na mama. Yabesi amenya ko avuka mu muryango umeze nk'uw'iwacu, aravuga ngo kandi ukandinda ibyago ntibigire gute, ntibimbabaze. Inkoni mama yakubiswe, umugore wanjye ntazazikubitwe. Inkoni mama yakubiswe, bana banjye ntibazazikubitwe. Cyane ikubita mu gatuza, iyo ngeze ku gipangu iwanjye nkunda gukomanga ngahagarara gusa ngo ndebe ukuntu abantu bagwirirana baza gukingurira boss. Nkomanga gacyange tanega manya, nkareba ukuntu baza birukanka. Kandi Yabesi arabimenya, arasenga ngo wagure imbago yanjye. Iyo Imana yaguye imbago, amazina yihindura utiri ubivuga. Ntago nigeze mbwira abantu ngo bajye bagita boss jewe, ariko niba manutse ngeze ku ifamu yanjye cyangwa nkagera ahantu ku mirimo yanjye nkihagararira ruguru nkifatanya, simenya aho bavuye. Icyambere baba bizeye ko ndi bubahembe ntari bubambure, sinjya nambura. Icyakabiri bizeye ko ndi bubahembe, icyakabiri bagomba kuza kundeba no kunsuhuza ntiriwe mbahamagara, kubera ko barabizi ko ireme ry'ikofi ryaho ndasiga nabo rimeze ukuntu. Yabesi rero asanga ubutindi bw'iwabo Imana ikwiye kuba umukiza, arasenga. Banyoheje kwiga mu 1995, murabizi ko igihugu cyubakaga, abantu baberezaga kwiga rwose ku buntu, leta ikanabaha n'amafaranga bakigiraho, igihugu cyari gikeneye abantu bizi. Ngewe ndagenda nagiye kwiga muri groupe officiel do Butare mu Ndatwa, nateganyirizwaga kuzavamo umuyobozi. Hanyuma dayimoni zo kwa Nyambwana na Kampirwa zibazimanukanye nanjye, ngo ngereyo ndebe mu ikayi, numva ikayi iranukira, hari dayimoni zanga ikaramu zikanga ikayi, nizo nibitseho. Nareba ikayi nkumva isese miranyishe, nareba ikaramu nkumva umutwe urandya, ariko najya hanze nashyiraho ka supermarché nakura imyotsi ibiri nkumva ibintu ni sawa. Kaskadro najyanye nagasoma nkumva ibintu ni sawa, ka Bond 7 najyanye nagasoma nkumva ibintu ni sawa. Mbona umwarimu aravuga amagambo adashira, numva po nitesha mutwe, mitasimbuka yo bari bampaye pocket money, ndagenda mitanyaranguramo ibitoki cyarwa, mitanshinga akabari hariya nyine mu cyarabo. Mitansimbuka ngi wacu, ndagenda nzana urusheke, mitansimbuka nzana n'ingunguru, mitanteka nige umuntu watetse waragiye Butare 95 bwa mbere. Uwo muntu yavamo umuyobozi. Maze gukizwa rero menya ko iwacu hari dayimoni yanga ikaramu ikanga n'ikayi, niyo nahereyeho ndasenga kuva 19 nyizwa, 2-1-2-3 ndasenga, 2-4 ndasenga, 2-5 ndasenga, 2-6 ndarongora, 2-7 ndasenga, 2-8 2-9 2-10. Dayimoni bwo yahwereye, dayimoni ibizinze umurizi iragenda. Iyi ntwari yo ntayigire y'amasengesho, n'ubu mba nambaye bodaboda zidasa, nta costume mba nambaye, mba meze nk'abaturage bose batageze ku ishuri biwacu. Paulo
aravuga ati musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Haleluya! uyu munsi nibidakunda bijyana ahandi. Nibyanga muyumwe fata y'ibiri, nibyanga fata y'itatu, nibyanga fata y'ine, nibyanga fata y'itanu, nibyanga gera muri 7. none ko ari mu buryo bwose, uburyo buzakunda uzamenya ari ubuhe? Bibiliya igeze idefinisa, yavuze ngo musengeshe umwuka mu buryo bungahe, uzamenya uzatabarirwa mu buhe. Karabaye. Ubwo rero niba ntabwo ubutazatabara abantu butazwi, ngiye nahisemo kujya mukoresha bwose imiti iryoha ikoranye. Imiti ikoranye. Iyo uyivanze n'abantu bize iby'imiti ikora ivanze, iyo kuvura iya korona barakubwira tangawizi ngo n'ubuki ngo n'indimu ngo no kwiyuka bakabivanga, ngo umuntu akabara hakirwa na siporo bakayishyiramo. Ikora igize gute? Uwo rero icare shawuri yako urabeho. Bibiliya iragusezereye. Bibiliya yavuze ngo nugusengesha umwuka iteka mu buryo bungahe bwose no kwinginga. Umugabo umwe Bibiliya igivuga witwa Danieli, Bibiliya iramuvuga nawe yarabukoresheje. Bari abasore barabukoresheje, kandi n'uwitwa Morodekayi yarabukoresheje. Wakoresha iminsi 3, kandi iyo ufashe iyi ntwaro ubundi impamvu Paulo yanditse isa nk'ijya inyuma, muzajya mureba uburyo ibintu by'igisirikare ntago bikiri ibanga. Kuri internet ujyaho ukareba abantu babarwanye cyane, kureba imbunda zikaze, kureba n'imbunda zigezweho, urabireba ukabimenya. Bavuga ko imbunda za rutura za karundura zishyirwa inyuma y'izindi. Niyo mpamvu Paulo yayishyize inyuma y'izindi. Asa nk'uyiherutsa gatoya, aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga mu buryo bungahe bwose. Haleluya! Mukobwa yigeze kumbenga mitafata uburyo bw'ikigunira n'ivu. Nabonye bashize ku isi, ariko urubona abakobwa barangiye mu Rwanda. Mbona barangiye, ndavuga nubwo barangiye ngiye kwambara ikigunira n'isiga ivu, ndare mu ivu muziko. Ntabwo Bibiliya yavuze ko ari iki, n'uburyo ndabwapurika. Ndasenga umusore twabanaga araza asanga nahindutse ivu hose. Ati cyure, ati se bite? Ni nabwo n'uburyo sha, ntabwo n'uburyo wakanyagwawe, ntabwo n'uburyo. Ikindi gihe bishobeye ndurira, nabwo n'uburyo. Ndinginga 2010 njya gutangira segonderi imere mu wa 4. Njya kwitaba reference n'umushumba witwa Pasteur Ngamije Viator, yarahari nkiri muri ubwo buryo. Vuga ngo akiri muri ubwo buryo. Njyama hari abadakoraga butare kwitaba ndi kwishuri bakigisha sinumve nacwa. Ndaryama ndayihenda mera kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu nk'ikigi numva ururimi rurikaraza ravuga ngo I speak. Nindakivuze mba ndasimbutse sabye Pasteur Ngamije mikrofone, nizanashima Imana mvuze Icyongereza. Abantu bigaga iruhande bose bizi ibyo bitaga IPRM, bati nuko bakivuga I speak. Ngasara I speak, bati po. Materane yarangiye nko mukanya baraduhamagara muri biro, bati Pastor iri toro rizabiryinjije kugeza ryari? Ngamije Viator aduratuye haruguru muzamubaze, yari ahari. Ubusavuze iki? Kwari ukutize nawe. Iyo uba warize iwakaba bivuga ngo ugaha umuntu mikrofone ngo he speak what? Ariko ndumva kijagata we.
ariko cyari cyaje. Haleluya. Nkiri muri ubwo buryo cyari cyaje, segonderi nyirangiza afite amanota 38 kuri 50. Nkiri muri ubwo buryo njya muri kaminuza y'u Rwanda, niho ndangirije jewe. Ejo bundi urebye ku rutonde rw'abantu bazagraduating, ejo bundi ndi nomero ya 281. Abantu bazagraduating mu ishami ry'ubuvuzi hariya muri University of Rwanda, College y'ubuvuzi CMHS 281, izina ryanyu uzaribona. Ubu buryo Bibiliya igenda itanga intwari zabukoresheje. Bibiliya ivuga abantu basenze iminsi 3. Bibiliya ivuga abantu bari bakatiburwa gupfa. Bibiliya ivuga igihe bari abasore bari i Babuloni, umwami ategeka ko abanyabwenge bize muri koleji ba Daniel bizemo bapfa, bapurika buno buryo. Bibiliya iravuga ngo mu bice bibiri muri Daniel ngo aragenda akora kuri bagenzi be. Haleluya, haleluya. Ngo akora kuri bagenzi be, ngo arababwira ngo sha, ngo nyamara turapfa, ariyo yabirahiye. None rero ngo akora kuri bagenzi be, ariko mujye mumenya bo mukoraho, mugira ngo abantu bose bakorwaho. Ujya kumuka umuntu musengere nyiri umupfu n'ujya hanuka, ijisho ry'unini kurebera perezida, buri vi ryose rizipfukamira. Ahubwo jewe inama nakugira, uzamuhamagare musengane, nabyo kuvuga ngo bagusengere usuzigara ukora iki. Jewe iyo bimbwe mutamwana ngiye gusenga, yego wowe urasigara ukora iki? Umpaye icyifuzo ngusengere, yego ndabyemeye, ariko se wowe urasigara ukora iki? Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Mu bice bibiri haravuga ngo nuko Daniel areba bagenzi be, ngo amaze kubareba ngo baragenda bafatamo ya ntwaro y'amasengesho ngo bingingira Imana. Haleluya. Ngo bingingira Imana kugira ngo batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Bingingira Imana kugira ngo batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Bakristo bavandimwe, ibyarimbura ubugingo bw'abakristo ni byinshi. Urasabwa guhaguruka wowe wenyine ukingingira Imana kugira ngo udatembanwa n'ibyo abanyabwenge bandi b'i Babuloni, kugira ngo udatembanwa n'ibyo abagabo bandi b'i Babuloni, kugira ngo udatembanwa n'ibyo abagore bandi b'i Babuloni, kugira ngo udatembanwa n'ibyo abasaza bandi b'i Babuloni, kugira ngo udatembanwa n'ibyo abakobwa bandi b'i Babuloni. Bibiliya yavuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo kwinginga. Aba basore bari i Babuloni bingingira Imana kugira ngo badatembanwa, kugira ngo bataba atake, baticanwa n'abandi bose biganye mu Bibiliya akoresha. Sakaga kugira ngo ubone umuntu ungana nanjye atembanywa n'ibitembanywa abantu bangana nawe. Narabanye n'Imana, narahagaze ku ruhimbi, narambaye ikote mu minsi y'imibyizi. Sakaga kugira ngo utembanwe n'ibyo kunywa abantu badukanye. Narafunze karuvate mu minsi y'imibyizi, hanyuma nkambara nkavugira icyongereza mu rusengero, nkajya mu mazi nkabatizwa menshi, nkuzura umwuka wera, abantu bakadukana ibintu byadutse muri iyi minsi by'iminywere, by'imirire, by'imigendere, by'intebe. Utegereye Imana byagufata. Utegereye Imana byagize gute? Bibiliya yavuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bungahe bwose bwo gusenga, kuko mu masengesho niho Imana itangira amakuru. Hari ku itariki 7 saa 10:30 nkavuge duhite dusenga.
hari hariya kuri peyaje muri gurupe abadatana mu mujisha. Yewe ubundi ubuhamya bwanjye bufite reference mpita nkubwira uzabaza. 10:30 itariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2009 mu kuri peyaje. Pastor Karangwa yari yamfashe ukuboko anjyana kwiga muri Beki. Twamaze nk'amasaha 2 mu nzira tugenda turwana, anjyana nongera niruka nanga. Diamond ikiraho ngaho. Anjyana twari dukatambura buturo munsi yaho tujya peyaje, anjyana nongera niruka nkati bajye kwiga ntindazi ntago nabishobora. Tugenda amasaha 2 duturutse hari yiwe, ngeze aho ngaho ranganza ndagenda. Ariko kubera ko nifite ubwoba nzi ibanga ryo gufata kuri intwaro, mba nkase mu badatana mu mujisha ngiye kugira gute gusenga. Ngo mpikanze umukobwa umwe wayuzuye umwuka bararitoronda rikunda we ribamo Imana ivuga igahita ishyira mu bikorwa. Umukobwa baransingira ati mwana wanjye igisuzuguro cy'imyaka yose ngihanaguje wino, ngihanaguje ikaramu, ndagisibye. Haleluya! Musengesha umwuka iteka, unakate no mudatana mu mujisha, unakate na hahandi mu masengesho n'Imana itangira iki amakuru. Magurutse dusenye Imana, Imana ibaho umugisha. Intwaro urasabwa kuyifata wanze ukunze niba ushaka kuzajya mu ijuru, naho ubundi ibitembana abantu byo ntago wabirokoka. Kandi icyambere ni amakuru burya. Cyambere ni amakuru, kandi amakuru atangirwa mu masengesho nyine. Mana turagushimiye ko jambo ryawe rutugezeho ritubwira ngo dukwiye gusengesha umwuka iteka. Iteka ni continuous activity, ni non stop, nta guhagarara. Ni muri niba tugiye kuryama duhagaze, twiyirije tutiyirije. Nukuba muri ubu buryo bwo gusenga twumva ijambo ryawe, kugira ngo amatwi yacu ababanguye, kugira ngo imibiri uburyo bw'umwuka tuba turi bye arume, kugira ngo tuba turi armed, kugira ngo tuba turi ready yo kurwanya ibirwanya ubugingo, ibirwanya umwuka, ibiwubangamiye, ibyatuzengereza. Ibitembana abantu ni byinshi. Hari imvugo zitembana abantu, hari ibyiciro bitembana abantu, hari amagambo atembana abantu, hari ibimirire n'iminywere yewe ibitembana abantu ni byinshi. Ariko Daniel akora kuri bagenzi be ngo bingingira Imana kugira ngo badatembanwa, badatwarwa hamwe n'abandi banyabwenge bandi b'i Babuloni. Niba twarize nitwize twenyine, niba ireme ry'ikofi ryarazamutse ntago ryazamutse twenyine. Ibyo ni n'amahirwe y'abapagani. Mafaranga sa y'abakirisitu, mafaranga n'ay'abantu bose bayakoreye, ariko dutandukanira cyane kuko twebwe tugira umwanya wo kubana n'Imana, ikatwigisha uko tubigenza mu buryo bwo gusenga. Daniel n'abagenzi be ngo baragenda bingingira Imana, baravuga ngo bingingira Imana kugira ngo batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Babuloni irimo ibintu byinshi byangiza. Babuloni irimo ibintu byinshi byica. Aha niho mwanzuro Daniel yavuze mu gice cya 1:8 ngo ahita agambirira kutaziyanduza, ahita agambirira kutazarya, ahita agambirira kutazanywa ibyo kurya by'abandi banyeshuri. Ahitamo kurya ibiryo bigayitse by'icyo gihe. Ni nako n'ubuzima bwa gikristo muri iyi minsi buradusaba kubukuraho twita heza, tubujyana mu makuba, tubujyana mu bitari byiza. Ibyo ntitwabishobora tutaboneka mu mwanya wo gusenga, tudasengesha umwuka, tutinginga, ntago byashoboka. Kuko imibiri yacu n'irari ryayo bihereranye cyane no kwifuza ku isi. Ariko izashana no kwifuza, isi irashana no kwifuza kwayo, ariko abakunda Imana bazezwa. Twakwezwa gute tutaboneka mu mwanya wo gusenga? Ntibishoboka. Birakwiye ko dusenga, birakwiye ko dusenga tugasengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Fasha buri muntu wese
wumvishije ijambo, kugira ngo atari ukubyumva gusa ahubwo abishyire mu bikorwa, kugira ngo ubuzima bwacu bwa gikristo bube bukomeye kandi burinzwe mu izina rya Yesu. Amen. Oya nimwongera Imana amashyi. Imana igira gute? Shamwa bivuze neza rwose. Imana igira gute? Umuntu wabishatse akaza agatega kizana ku itike yiwe, ntabwo yababwiye neza, buriya yaravuye no ku kazi, ntabwo araryama, yari yarayakora aranaduzirikana, arahaza abana natwe. Imana ishimwe. Uyu mumama wambaye igitenge rero ya Danieli na Isaka, ayo mashi we twagiye, yewe Mana ya Danieli na Isaka na Yakobo, uyu munsi ugaragare ni wowe Mana, Mana ya Danieli. Amashi gutya twagiye gutya, uyu munsi ugaragare ni wowe Mana, oh Mana ya Danieli na Isaka na Yakobo, uyu munsi ugaragare ni wowe Mana, Mana ya Danieli na Isaka na Yakobo, uyu munsi ugaragare ni wowe, oh ni wowe Mana nyamana, ni wowe Mana nyamana, ayiwe ni wowe Mana nyamana, ayiwe ni wowe Mana nyamana, ayo machi ni wowe Mana nyamana, ayiwe ni wowe Mana nyamana, ayo machi ni wowe Mana nyamana, ayo machi ni wowe Mana nyamana, ayo machi ni wowe Mana nyamana, ayiwe uri Mana nyamana, ayiwe uri Mana nyamana, ayo machi ni uri Mana nyamana, Imana. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Harigenzo kwicara chimira Imana yange, harigenzo kwicara curarangura udaca, harigenzo kwicara we chimira Imana yange, harigenzo kwicara curarangura, nimukomera harigenzo tamba tamba ntazira uwambabiwe, harigenzo kwicara curarangura udaca we, harigenzo kwicara gace Imana yange, harigenzo kwicara curarangura, nimukomera harigenzo tamba tamba ntazira uwambabiwe, harigenzo kwicara curarangura udaca we, harigenzo kwicara chimira Imana yange, harigenzo kwicara curarangura, nimukomera harigenzo tamba tamba ntazira uwambabiwe, harigenzo kwicara curarangura udaca we, harigenzo kwicara chimira Imana yange, harigenzo kwicara curarangura, nimukomera harigenzo tamba tamba ntazira uwambabiwe, harigenzo kwicara curarangura udaca we, harigenzo kwicara chimira Imana yange, harigenzo kwicara chimira, ayiwe harigenzo kwicara chimira Imana yange, harigenzo kwicara curarangura udaca we, harigenzo kwicara chimira Imana yange, harigenzo kwicara chimira. Twese sibuka 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 sibuka, sirimba 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 sirimba, mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana, Imana ayo mashimana, Imana tuyakoma Imana, Imana tubivuga Imana, Imana mumvugire ngo irera, Imana mumvugire ngo irera, irera mumvugire ngo irera, irera ayo mashirera, irera tuyakoma irera, irera tubivuga irera, irera sirimba irera, sirimba 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 sirimba
ayo mashi n'ayawe ayo mashi n'ayawe ayo mashi n'ayawe isegonda twese oh simbuka Hallelujah tuyiramburira amaboko tugira gutya twese marayika w'Imana amanukiye muri iri teraniro numvise ijwi rimbwira ngo Imana ikijije indwara tuyikomera amashyi menshi cyane hela sote bevo shanda wa yasire zamura haleluya teta sakota numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana ikuye imfe 3 muri aya matera